gahunda zigiye kubera hano. Jewe nitwa mwarimu Bunani Janvier, hanyuma ngiye ugiye kuyobora iyi gahunda. The terms will depart without anything. Mbega iteraniro ryiza we! What a wonderful service. Ikiba cyita igitaramo cy'abera. This is the saints ceremony. Ku munsi wa Gogo, on Gogo's day. Umva ikintu kiza gukora ku mutima w'Imana. Listen to me, what is going to touch the heart of God. Samagambo n'ubuhamya bwinshi tugiye kuvugira aha. Not the words that we are going to, or the testimonies we are going to present here. Kigiye gutuma intebe y'Imana inyeganyega ngiki. This is what is going to shake the throne of God. Wasanga ari nayo mpamvu twaje. Maybe that's the reason why we came here. Pastor, egera hino. Please, Pastor, come closer. Egera hino, Kristo aguhaye iminyago. Ndashaka umushumba. The bishop, please come closer. The voice is whispering to me that there are people who are going to go back home with their If there is anyone who had a plan to go and fornicate with someone, today send a message and say, I have changed my mind. If you are there, please come here to pray, to be prayed for. This is what God has done that will never be forgotten in our history. People are laughing there in heaven where Gogo is. The death of righteous preaches. This is the way we should behave whenever our beloved brethren have gone home. That was the mission that God has given to me. Gogo has taken a rest. People here are tired. Whosoever dies is resting. Only people they leave behind are very tired, heavy laden. I wish you to die the righteous death, whosoever is here. Thank you so much. Umuntu wabusigaye reka dutanga amahirwe ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami twese nuko twakirijwe zisigara usingiza umucuranzi muze mwisigara abagezeyo baragwiriye baranezerwa umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisigara abagezeyo baragwiriye baranezerwa umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisigara nushaka ko tujyanayo ihane mwiringira ihane kandi uwo mutwaro wikoreye rero ugutururuke batuzabane mu ijuru ihane kandi uwo mutwaro wikoreye Imbere ugutururuke ewe ngo tuzabane mu ijuru ihane. Reka dusenge Imana maze sabe abapastori bose bari aha n'abarimu murambike ibiganza kuri aba bantu hanyuma nyobora isengesho. Nanone mwami Imana yacu turagushimye twongeye kugaruka imbere y'ubwiza bwawe ku munsi mwiza nk'uyu, umunsi w'ubutumwa bwiza bwa Gogo aho wihesheje icyubahiro muri iki giterane abantu b'Imana bakaba bihannye. Reka imitima yabo yeze
reka imitima yabo yitunganye ibyo bihana nibo babizi ariko Mana wongera kubatuza nk'Imana yacu buri wese avuge abwirijwe nawe kandi ibyo ubona kuri wo Mana uyu munsi uba umunyago kuri wo uyu munsi umunsi w'amateka kuri bo aho bazajya bavuga ubuhamya neza ko bakijwe ku rupfu rwa Goriyoza reka Mana urupfu ubuhamya n'ubutumwa bwiza bahindurwe nawe Yesu abahindure kandi abategure igihe gikwiriye Mana azabageze mu bwami bw'ijuru urakoze Mana ubaye guhinduka rwose kandi ubabonera ijuru ni mu izina rya Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu amen. Bani bamugisha cyane batari bagenda hari perezida wa njyanama hano barahari babajyana bakabagira inama bagafata amazina na telefone ab'i Kigali tuzabayobora ab'inaha nabo bazabayobora. Ninde ugiye kubaherekeza mwe muretse gatoya reka dusabe Damuru wakigira imbere hanyuma baguye umwanya nawe hanyuma ugatanga ubuhamya nawe ukomere najyaga nkubona ku ma YouTube no ku mashusho ariko ndakubonye nanjye ndakwihanganishije. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. Muraho. Hello, everybody. Kandi mukomere. Be strong. Mukanya nkaka kuvuga kuri Gogo ntabwo byoroshye. It's really difficult to talk about Gogo at this moment. Njye nitwa Bikorimana Emmanuel. His name is Bikorimana Emmanuel. Benshi bazi nka Bikem wa Yesu kuri social media. Who is known by name Bikem on social media. Gogo kuri nge ni mushiki wanjye. Gogo is a sister to me. Ni umwana wanjye. My daughter. Ni ibyishimo. My joy. Nahuye na Gogo kubera misiyo y'Imana. I met Gogo for God's mission. Njye namaze gusobanukirwa ko umugambi w'Imana naremewe abandi bantu. I have already understood that by the plan of God I was created for people. Mu buzima busanzwe ngiwe mfashe impano z'abantu kandi ntitaye ku kintu icyo ari cyo cyose apfa kuba afite impano n'umuhamagaro wo gukorera Imana. I usually help people with developing people's talents. Mfite benshi bamaze kunca imbere nagiye ngirira umumaro mu by'umuziki. I have helped so many people about music. Kuko niko Imana yampamagaye. Because have been called upon this by God. Nahuye na Gogo ndishima. By the time I met Gogo, I was really happy. Imana intuma ibintu nka 2 cyangwa 3 ngomba gufasha ubuzima bwa Gogo. God always calls me upon helping people about 2 things like Gogo. Ikintu cya mbere Imana yantumye gufasha Gogo no kumubwira ko nta hantu kuri Imana itakura umuntu n'ahandi kuri tamugeza. The first thing that God sent me to help Gogo with was to inform people that there's no far away that people can take people from and make them reach somewhere. Nakunze uburyo yakiriye logique kuko niyo twaganiraga kuri televiziyo y'amaze ngo ni ikihe kintu gikomeye umva Imana gukoreye akambwira ngo ndashima Imana ko nta hantu kuri takura umuntu nta n'ahandi tamugeza. I liked it the way she accepted and understood this because she replied by saying, I thank God because God can take people from far away and reach them in a long distance. Ikindi kintu nafashije Gogo kumwumvisha nka misi Imana ari yampaye nari ndi kumwumvisha ko umuryango we ari mugari kuko Gogo twahuye mu mateka yambwira ngo ntabwo mfite mama ntabwo mfite na papa ntabwo mfite n'umuntu tuvukana nibyo umuryango wa Gogo duhuye namufashije kumva ko naba musaza we n'undi uri kureba ibiganiro namukoreshaga yaba mama n'undi uri kureba yaba papa n'undi uri kureba yaba muri mukuru we cyangwa se muri umunawe bituma Gogo abona umuryango mwinshi cyane nyuma yo kubura se na nyina awubonera kuri YouTube system. By the time he met with Gogo, the first thing that he tried to make her understand was to feel like being in a family. The community
was considered as her family. So I considered her as my sister, my daughter. So I just made this YouTube publication to let Gogo know that all the people are her member. ninde uri hano waba warakunze imvugo za Gogo ku buryo ajya kuryama akabanza akareba ukuntu Gogo aganira kureba gusa? Can I see someone who was pleased with the way Gogo was talking on social media? Many people are there. Umuntu wese ufite telefone ya smartphone ifite internet mu Rwanda byari nk'itegeko ngo abazi Gogo. Whosoever it was compulsory for whosoever had a smartphone on internet to follow Gogo's publication. Ndashima Imana ibyo yankoresheje mu gihe cyanjye kuri Gogo. I thank God for having helped me or used me with Gogo. Impamvu ndi kuvuga ibi nuko ari njye wari ushinzwe umuziki n'itangazamakuru rya Gogo muri team management. The reason why I'm saying this is because I was in charge of music and media for Gogo. Indirimbo nyinshi mwabonye Gogo yakoze zasohotse ninjye wazikoze. He was in charge of all the songs that have been uploaded on YouTube. Haba iza audio ndetse n'amashusho. Either audios or visuals. Ibyo byose nabikoranye ubwitange nta kiguzi nsabye Gogo kugira ngo mubwire ko nta hantu kuri Imana itakora umuntu. He did all of these willingly without expecting any payment, because I had already realized that Gogo is doing the ministry of God. Simvuga ibi ngo hagire ubyumva nshimire cyangwa angororere, ariko nzi ko mu bantu Imana izaha ikamba ryo gufasha Gogo nanjye ndabizi ndimo. I'm not saying this, or I'm not telling people this so that they can reward or pay me for this. I'm just saying this because I know whatever I did, I was expecting the crown of God by the end of this. Niyo abantu batabyumva cyangwa batabishima, nzi ko mu ijuru hari ingorano z'abafashije abantu. Even if people don't understand, I know that there are rewards for people who are serving God here on this earth. Bantu mudukurikiye nsoza. Dear followers, at the end, as I come to an end, gira neza wigendere. Please do right and live. Ineza umuntu ayisanga imbere. Kindness is ahead. Ikintu ukora uyu munsi ukagisuzugura, ejo ushobora gusanga cyabaye ikintu kinini. Whatever you do today and ignores it, you may find it ahead tomorrow. Dore ibintu Gogo yambwiye ajya gupfa nge. These are the things that Gogo told me before she died. Twari twagiye mu giterane muri Uganda muri district bita Kakumiro district. We had attended a concert in Uganda in a district called Kakumiro. Twararirimbye ari hari kwa gatanu. It was on Friday. Sinzi niba mwarabonye izo video nazishyize hanze. Gogo yatambiye Imana biri cyuya. I don't know if you have already watched such videos. The time we were there, Gogo worshipped God until she sweated. Mu gihe cyose nagendanye Gogo nkanjye umukorera umuziki n'ibiterane twagiyemo, none umwana yarabyinnye ndabati none haratahira mu iki giterane. Whenever I was working with Gogo, I was really afraid because I could ask myself, this girl is going to die here before the time. Byageze kuri etape Gogo adusanga mu ntebe n'abapasteri cyakora byarandenze mbwira cameraman wanjye ati byo noneho ntubyerekane. Gogo yateruye inkoni ajya gukubita umuntu wese ari gushaka gutambira Imana. The time came because I was afraid, and Gogo was beating people, asking them to stand up and worship with her. But I told the cameraman not to film this because I didn't want people to wonder. We yarari kubyina noneho yabona wasigaye wicaye ntabyumve ntabishyikire aturinde wo kwicara niko tutabyina kandi nanjye ndi kubyina agaterura inkoni mu giterane akajya mu bapasiteri agakubita. When she was dancing and saw people without helping her dance, she was motivated to go and strike people with a stick because she was not happy seeing people without helping her in this worship. Allow me to glorify God for Gogo. I have already understood this as a joyous event. I don't consider it as a tragedy. This is a ceremony. Although we cry because we are emotional and happy, Hallelujah. Amen.
But in heaven, people there are dancing the victory from this rich achievement of their daughter. iyo umuntu apfuye aba arangije byose. Whenever a humankind or a human being dies, that means this is the end. Hari ibintu bitatu mugomba kumenya. There are three important things that you should be aware of. Umuntu wese yabyujuje arataha. So whoever has accomplished such things dies. Ngiye kubivuga ntimugire ubwoba. I'm going to say this, don't be afraid. Kuko hari uwabyujuje iri joro agataha. Because there might be someone who has accomplished such things and might die. Muravuze ngo kwa jinara Yesu. You have said in Jesus' name. Imana irabacyura ngo muyisange mugakomesha. When God calls you, you are rejecting. Umuntu wese Imana aremye dore ibyo bintu bitatu. Ubu kubera bije mu rupfu mugiye kubibara. Whosoever who has been created by God has to take care of these three things. Don't be afraid. Umuntu wese Imana aremye afite igihe azapfira. All the creatures of God have their time of dying. Afite ikizamwica. And they have what will kill them. Afite n'aho azagwa. And where they will die from. Ibyo ni bingahe? How many? 3. Ikizamwica. What will kill you? Aho azagwa. Where you will die from. N'igihe azapfira. And the time you will die. Nabonye amagambo menshi ku binyamakuru kuri social media. I have read many texts, many messages on social media and papers. Abantu bibaza impamvu Gogo apfuye mu gihe nk'iki. People wondering why Gogo has left us very soon. None abandi bibaza impamvu aguye Uganda. And people were wondering why she died from Uganda. Abandi bagira amatsiko y'icyamwishe. And others were curious of her death. Twebwe nka team management ifasha Gogo twari twamuherekeje mu rugendo rw'ivugabutumwa. We as team management which had accompanied her in that gospel message, gospel concert. Niyo twari gusenga amavi agakoboka ntacyo twari guhindura ku mugambi w'Imana. Even if we had prayed until our knees hurt, we could not change God's plan. Nothing. Iby'isi yavuga no comment abantu batanga ku social media. Iyo umugambi w'Imana ugeze igukeneye niyo waba uri kubyara umwana bamuzima nyina agapfa. Ibyo ntitubizi. Whatever people say here on earth, it cannot change the plan of God. Even if you are giving a birth to a baby, whenever it is a time, they will die. Turashima Imana rero kwiruhuye Gogo. We thank God for giving a rest to Gogo. Bibiliya avuga ngo mugende mu ruhuko imiruho n'imihati. The Bible says, go and rest. Kandi imirimo yanyu mwakoze igende baherekeje. And your labors are following you. Gogo afite imirimo. Gogo had the works. Ngenda bihamya ko Gogo afite imirimo. I testify this. Gogo has the works. Nkurikije kuvuga kwa Gogo n'amateka ye nuko yakuze nukuri Gogo atashye Imana imusoreje isezerano ryo kumwamamaza. According to her birth and her background, I testify, I prove that Gogo has departed when she had already achieved God's plan here on earth. Abantu bose basenganaga na Gogo bajyaga banyandikira kuri WhatsApp, hari n'abasabaga gutanga ubuhamya bw'ibintu biri kumubaho ukuntu Imana yari yarabimubwiye. Ndashima Imana ko amaso ya Gogo yabashije kubona imirimo y'Imana ku buzima bwe. All the people who were following what was going on social media used to text me and tell me, praise be to God, because Gogo has achieved her goals, her dreams. Dore message ebyiri Gogo ansigiye ngo nsibahe. These are the 2 messages that Gogo left behind for me to give you. Indirimbo ya mbere nari mperutse gusohora ye iravuga ngo repent ngo mwihane. The first song that I have recently produced is named Repent, because God is near. Nta muntu uri hano wakwihanira mwibi birori. Is there anyone who would like to repent in this ceremony? Akaba yumva ruhijwe n'ibyaha ariko kubw'ubutumwa bwo gasiza avuga mu ndirimbo ngo mwihane, akaba yaje hano afite itabi n'urumogi, abizana bijugunya hano tubitwike. Maybe you are heavily laden by the sins, either alcohol or any drugs. Please bring them here. We can burn them. Nje muri birori byo gutaha k'umwana w'Imana, Pastor. In this ceremony of the going home of God's daughter. Ngeneye abantu baruhijwe n'ibyaha by'ubusinzi n'ubusambanyi n'ibindi n'uburozi. N'umuntu waje afite uburozi hano. Icyambere nta muntu aroga ngo bikunde niryo tangazwa. I need to inform to people that you would repent. You have to repent now. This is the announcement I'm giving to everyone here. Nukuri abari muri Kristo ntiturogeka. Those Christians cannot be pointed. We are not
to be poisoned. uwabizanye tumuhaye amahirwe nabijugunya No bitaraba one nabi. will poison us. I'm giving this opportunity to that one who is holding anything that will be used to poison people. Bring them. I'm going to ban them here. Mfite amakuru y'ijuru ko hari ibintu Imana iza gukorera mu iri teraniro. I'm sure with heaven that there are great things that God is going to do here in our midst. Hari umuntu wumva ruhijwe n'ibyaha ko Gogo asize atubwiye ngo repent mwihane azamura ikiganza pastor aze kumusengera ku munsi nk'uyu. Is there anyone who is heavy laden and would like to repent so that he can raise up his or her hand to come and hear so that the pastor can pray for him? Ninde ushaka kwakira agakiza ku munsi wo gusezera Gogo ngo nawe azamusange mu ijuru?